twongeye kubaha ikaze kuri Clay Entertainment. Uyu munsi tugiye kubabwira kuri filime yitwa Sniper The White Raven. Filime itangira muri Ukraine mu gace kitwa Donbas, aho batuye umuryango w'umugabo n'umugore. Umugabo yitwa Mykola, umugore yitwa Nastya. Ubuzima busanzwe uwo mugore Nastya ugutwite abakunda gushushanya ndetse no gukora udukinisho mu biti, naho umugabo we Mykola aba ari umwarimu ku kigo cy'amashuri wigisha ibijyanye na siyanse ndetse n'imibare. Buri yagiye ku kazi ku ishuri kwigisha agenda ku igare ryiwe bisanzwe. Hanze y'inzu bafite igishushanyo bashushanyije kigaragaza amahoro. Iyo ni incamake igaragaza ubuzima uwo muryango ubayemo mbere y'uko filime itangira. Reka dutangire. Kubera ko hano uwo muryango wa Mykola ndetse na Nastya batuye nta mashanyarazi barahagera. Mykola kugira ngo amenye amakuru y'ibiri kubera mu gihugu, abaprofita akareba televiziyo mu gihe cy'amasaha yo kuruhuka mu gihe ari ku kazi, akamenya ibiri kuhabera. Ni nahamenyera yuko mu murwa mukuru wabo wa Ukraine Uburusiya bwahateye bukica abaturage. Nk'ibisanzwe mu ishuri Mykola yigishirizamo harimo umwana witwa Ivan umubwira yuko atishimira imyigishirize ye ahubwo azamwirukanisha, ariko Mykola ibyo ntibimurakaza, arabyirengagiza. Umunsi umwe batwereka Mykola agiye ku kazi agaca ku basirikare, ariko ntiyabiha agaciro. Arakomeza ageze ku kazi asanga ku ishuri nta muntu n'umwe uhari, ariko televiziyo yasanze yaka, ahita yibwira ibyahabaye ko televiziyo amwerekaga ko Uburusiya bwamaze gutera Ukraine. Kora ngo amare kumenya ibyese buko umugore we yasize mu rugo atwite, ahita asubirayo yirukanga ajye kureba niba nta cyamubayeho. Ahageze asanga abasirikare b'Uburusiya bamaze kumugeraho bari kumunika. Kora ngo amare kuhagera nawe atangira gukubitwa. Ubwo mu gihe bamaze kubakubita abasirikare bese binjira mu nzu yabo ngo arebe niba atari bamaneko, basanga ntabwo ari bamaneko, ariko ntibyabuje gutwika inzu yabo. Bamaze kuhitwa kubera umujinya, umugore wa Mykola yari yagize atora ibuye ngo aribatere, ariko atararibatera bamubonye bahita bamurasa ahita apfa ku kanya. Ubwo Mykola yabonye ibibaye, bamaze kumwica umugore banamutwikiye n'inzu, arababara cyane. Nyuma y'amasaha ibyo bimaze kuba, abasirikare bo muri Ukraine baza kuhagera bagasanga Mykola ari aho ngaho ari kurira byamurenze. Bamara kumenya ko Mykola nta hantu ahuriye n'igisirikare cy'Uburusiya, bamufasha gucukura kugira ngo abone ahamba umugore we. Yamara kumuhamba bakamushyira mu modoka bakamujyana aho basirikare baba. Uretse ko mbere y'uko Mykola agenda atwara kakanu umugore we yaramubarije mu giti kugira ngo akabike nk'urwibutso rwe. Mu kumugeza kuri ibyo birindiro, abasirikare bakuru batangira kubaza niba uwo muntu ashobora kuba atari maneko bazanye mu birindiro byabo, ariko Mykola mu kubibona ahita yizana imbere vuba vuba, akavuga ahubwo ko bashaka guhita ajya mu gisirikare akabafasha kurwana n'abasirikare b'Uburusiya. Ubwo imyitozo ihita itangira. Imyitozo baheraho haba harimo guhambura imbere ndetse kongera ukayiteranya, ariko Mykola kubera ko ari ubwa mbere abikoze iramunanira, bakamuseka. Baramuje n'izina ashaka kuzajya yita ku rugamba, avuga ko yishaka kujya yitwa Raven, bishatse kuvuga inuma. Abandi bahita bamuseka kubera ko iryo zina bavuze ari izina ridateye ubwoba habe na gato. Umunsi umwe umuyobozi wabo yaje kubareba, abwira ko igisirikare cyabo gifite ikibazo cyo kuba kidafite ba mudahushwa cyangwa sniper, akaba ashaka abakorerabushake bagomba kwitanga bakajya kuba ba sniper. Ubwo mu bahagurutse Raven nawe yahagurutsemo. Mykola amaze guhaguruka abandi baramusetse, ariko nk'umuntu wari wifitiye icyizere yabwiye ko ibyo abishoboye, bahita bamuha ikizamini cyo guhambura imbunda ndetse akongera akayiteranya mu gihe gitoya. Kora nk'umuntu wari umaze igihe yitoza ibyo bintu, yabikoze mu gihe gitoya cyane kurusha n'abandi bose, bahita bamuhereza amashyi, icyubahiro cyabo baracyegukanye. Batangira guhabwa amasomo yagenewe ba sniper, ariko kubera ko Mykola aba ari umuntu usanzwe uzi iby'imibare, afasha abarimu kubisobanura mu buryo bworoshye bikanamworohera. Ubwo rero nyuma yaho baza kuba n'imyitozo isanzwe yo kuba ba sniper ba nyabo mu bijyanye no guceceka. Mykola akaba uwa mbere, ariko Mykola kubera ko baba bamuhaye imbunda itandukanye n'iz'abandi mu bijyanye no kurasa, ntabwo arasa neza kubera ko aba adahamya neza. Mykola agerageza no kuvuga ikibazo cye akakibwira abakora, kukavuga ko atari impamvu bagomba gukoresha ibyo afite. Mykola ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje imyitozo nk'ibisanzwe kugeza ku munsi wa nyuma wo gukora ikizamini kibagira abasniper ba nyabo. Umunsi warageze, ikizamini cyari ukurasa, ukarasa ikintu nijoro, ariko byasabaga ko abakuru bagucanira agatara kamyasa, aho kamyashyizwe ugahita uharasa ku kanya. Ariko Mykola ntiyabigenje nk'uko abandi babigenje, we yategereje ko abandi barangiza, abikora mu mwijima nta kintu banamucaniye. Mykola yifashishije ubwenge yari asanzwe afite bw'imibare, yarashemo hagati neza kurusha n'abandi bose, bimufasha kurangizanya amanota ya mbere kurusha abandi bose mu bo bari bahanganye. Ngo misiyo ya mbere yahisiza muri mbere bagiye, Mykola yari ari muri abo ngabo. Iyo misiyo babaye ko ari ukujya kubohoza ahantu hameze nk'umupaka abasirikare bari barigaruriye b'Uburusiya. Ngo bamaze kuhagera barahageze bitegura guhangana. Ngo mu gihe bakiri kwitegura ntabwo byagenze nk'uko bari babiteguye, ko haheze kuzamo abantu batari bateguye b'abasivile. Bahageze abasirikare b'Uburusiya bari bari aho ngaho bashaka kubarwanya, ariko na n'ubundi ntabwo byabujije ba Mykola guhita barasa abo basirikare b'Uburusiya ako kanya, barabica bahita babohoza n'aho hantu, bahita bashyira idarapo rya Ukraine. Ubwo nyuma y'iyo ntsinzi Mykola na bagenzi be baratashye. Bamaze gutaha, Mykola we ntabwo yagumye kubirinda aho bahoze, ahubwo yahise ajya gusura ahantu bahoze batuye, agera no kuri rya shuri yahoze yigishamo. Ku munsi wakurikiye abandi basirikare bagenzi ba Mykola bagiye ku rundi rugamba baratahutse, ariko ntibatahukanye inkumi zo ku inshuti magara ya Mykola yari yapfuye. Ibyo byongera umujinya ko Mykola yari afite wo gukomeza guhangana n'Abarusiya kugeza igihe yihoreye. Ubwo nyuma yaho Mykola yahise ajya ku yindi misiyo. Iyo misiyo bajya babanje gutega ibiturika ahantu abasirikare b'Uburusiya bari bunyure, ariko mu gihe bari bakibategereje bihishe, yagiye kubonabona mu bantu batungutse b'abasirikare b'Uburusiya harimo wa mwana Ivan yigishaga, uba waramaze kuba umusirikare w'Uburusiya. Kora mu kubona ibyo atangira gutinda kurasa kubera yari agiye gutegereza ku byo abonye, ariko nyuma yaho yaje kurangira arasa kimwe mu duturika cyari kiri aho ngaho gihita gituritsa abo basirikare bose ndetse n'uwo mwana Ivan. Kapiteni wari uri kumwe na Mykola yamaje impamvu atabikoze hakiri kare, Kora amubwira ikibazo yahuye nacyo, ariko kapiteni amubwira ko umwanzuro Ivan yafashe
yafashe ari umwanzuro yafashe ku ruhande rwe bitamurebaga, yagombaga gukora akazi nk'uko kagomba gukorwa. Nyuma yaho mu karuhuko kapiteni yaje kwereka Mikora ifoto y'umuryango, amubwira yuko nubwo ari hano nk'umusirikare ariko abana be mama wabo yababwiye ko papa wabo yagiye gushaka amafaranga bisanzwe. Mikora yaje kumubwira ko nta kindi kintu asigaranye uretse agashusho k'umumarayika umugore we yaramubarije, ari cyo cyonyine yasigaranye. Mu yindi misiyo babahereza bari kujya gutangira ahantu Uburusiya bo bugiye gucisha abasirikare kugira ngo bwongere butere Ukraine. Ubwo mu gihe bahagera hakiri kare, ariko mu basirikare baba baje aho ngaho haba harimo abasirikare babiri baba barishe umuryango wa Mikora. Mikora mu kubabona atangira gusaba ngo abe yarasa kubera umujinya baba bafitiye, ariko kapiteni akamubwira ko igihe kitaragera badahagaze neza ku buryo yabarasa. Mikora kwihangana biramurambira kugeza igihe arasiye, bikamuviramo kugaragaza aho baba baherereye kundi musniper ariko ubutari wabo w'Uburusiya. Ahita arasa bikaza kuviramo kurasa kapiteni bakamwica, bagahita banabatera bakabarasa. Mikora yagerageje gucika kugeza igihe atorokeye akagera ku birindiro byabo. Abayobozi bo ku gisirikare bamubwira yuko bagiye gukora iperereza bakamenya umusniper wishe kapiteni wabo, bakazatuma Mikora nawe akagenda akamwica. Mikora ukishinja kuba ari we watumye kapiteni apfa, atangira kujya ajya ku rugamba wenyine nta wundi muntu bajyanye kugira ngo yihorere. Kubera ubuhanga bafite bigerageza kumuhira, ariko nyuma bikaza kumuviramo kuraswa ku kuboko n'uri umusniper wamubonye imbere ye. Mikora mu kujya kwihisha aragenda akajya ahantu mu bwihugika kugira ngo yitekerezeho, anarebe icyo gukora anakurikirana amakuru y'ukuntu bihagaze. Ubwo Mikora akiri muri ako karuhuko yahise ahamagarwa na telefone imubwira yuko wa musniper wishe kapiteni bamenya ahantu aherereye, kandi ko akeneye kugira ngo afatanye mu rugamba rwo guhangana n'Abarusiya. Mbere y'uko rero iyo misiyo ikurikiraho itangira, abanza kubahereza amabwiriza y'urugamba nk'ibisanzwe. Bababwira ko ahantu bagiye ariho wa muntu umusniper wishe kapiteni aherereye. Uwo musniper akaba yitwa Sari, kaba sniper babo nabo yenda kubamara, kandi iyo amaze kwica umuntu kahita bipostinga akabishyira ahantu bakabona ko ari we wamwishe. Uwo musniper aba amaze no kwica abasirikare benshi cyane, none ahantu aherereye aba ari ahantu mu nganda, ahantu ushobora gushyira ibiturika byaturitse bikangiza ibintu byinshi cyane, ko bagomba kugenda bitwararitse cyane. Ku gahunda ibimeze nuko abasirikare ba Ukraine b'abasniper bari bagenzi ba Mikora baba bari bujya hasi bakamukingira ikibaba kugira ngo agende akambakamba kugeza igihe agereye mu nzu akabona n'amaso ku maso n'ahantu Sara aherereye. Mikora akambakamba kugeza igihe agereye, ubwo mu kugeramo asanga umwe muri ba basirikare warasigaye baba baramwiciye umugore, akamusangamo amurasa neza ku buryo ahita amukemura nta n'ikibazo ateje. Agahita abwira n'abandi basirikare bakinjira, n'abasniper bagahita bica abandi basirikare ku buryo babica nta wundi muntu umenya icyabaye. Ubwo Sari ndetse n'undi musniper bafatanije bibaza icyo ko nta kindi kintu bakiri kwakira cy'amakuru kibabwira niba aho bari hari amahoro. Sari mu gusohoka ahita asanga abasirikare babo babishe, agahita ahamagara ku birindiro ngo baboherereze ubufasha. Mu kugaruka asanga we yasize imbunda ariko agakinisho k'umumarayika. Mikora aba yahasize, Mikora ahita amusimbukira akamuca ijosi akoresheje icyuma. Ubwo yamara kumwica n'ahandi haba ari wa musniper wundi wasigaye aba yasize grenade igahita iturikana uwo musniper bakaba barabarangije. Ubwo abasirikare baba baje gutanga ubufasha nabo bari mu nzira bahagera, bakihagera barabarasa, ba Mikora bamaze kubarasa bahita babatsinda. Mikoraga n'ikipe ye bagatahana intsinzi. Kuri uwo yageze ku kwihorera aba yarifuje kuko aba yihoriye umugore we, inshuti ye ndetse na kapiteni, ahita ajya aho yahoze atuye akahashinga umusaraba. Yamara kuhashinga umusaraba tukareka ahita abona indi misiyo. Naho ngo filime yarangiriye. Akoze kudukurikira. Iyi ni Clay Entertainment, aho ibyiza byose biherereye. Bye bye.